sha Judi ugira urukundo mana yanjye utu caption twawe tuba dutwika ewana uriya muntu avuze iki kuri wowe n'umugisha ariko ushaka gukunda ibisore kabisa bifite ireme nagize mfite amatsiko menshi uranyihanganira mwamenyeye gute gasa ubwose wambabariye rwose cyangwa se mujya guhura bwa mbere tuzi ko navuga waruvuye mu bihe bitari byiza ariko tuzi akenshi ko ibintu avuye muri navuga muri relationship hari abacika intege sinzongera gukunda nago nzabyongera abagabo bose ni bamwe ugasanga mbese turitiranye ibintu ariko hariho n'abagabo beza ni cyo kintu cyaguteye imbaraga cyo gituma wongera gusubira mu rukundo Judi okay gasa rero kubera ukuntu ngukunda ndabikubwira nenda gukunda mama ngiye kunkuramo amabanga yose genda uri umugome narababaye cyane n'ukuntu wishe umwana wa Safi hoya rwose niko bavuga none se ubwo uwo ni Safi ngo hari umuzungu ngo nibye amafaranga ese kuko wamugana imise mbona ko kukubaza biriya bintu byabayeho ntago nta magambo ukurikiranye ni long story ngiye kubivuga twarara hano ubwenge nzi ko ndi umuntu ufite akamaro nzi ko ndi umuntu mbega ukazi ukomeye nawe urabizi ko uri mwiza ariko urabizi Judith ndawikundiye ati ndabizi I'm beautiful ndabizi kandi ntago ari ukwihagararaho gusa sindi mwiza ke hanyuma urukundo rwagiye ruvugwa hagati yawe na SAMUSURE ntago ndika kukikubaza benshi ati Judith ndakoresha amagambo akoreshwaga icyo gihe Judith na SAMUSURE bararyana ati rwose Judith ashora ndavugisha ukuri nta byose mbitabishya hanze ashora muri filme ya SAMUSURE bagakorana atubundi akamushimiraho bose barabivuze ariko nyine icyo kibazo mwagakwiye kukisubiza ukakajya ku muntu uzi neza ko utamukunda atari urukundo ari kugira ngo umukoreshe nyine akumare stress n'igihe mbere wumvisha ko uvuga ko watekerezaga cyangwa abantu ko mwaryamanaga tugomba guhura isaha n'isaha baryari yaba nijoro yaba kumanywa hanyuma album yafata ku mavuta uyivugaho iki ubushize waramufashije utanga 1 million ndetse nyuma arakwandagaza bamwe baramugaya ati Judith arababaye Judith aramuhemukiye kira kintu cyo gifashe gute umugabo uba mubi ni mubi guteze akose abantu babaye bati ngaho nyumvira umugabo uba mubi ninde umugabo ni yaba arwaye amavunja ni yaba atagira inkweto umugabo ni umugabo hanyuma ugiye kubaza iki kibazo uyu munsi bavuze umuntu bita Safi utekereza iki kubijyanye n'iki donc hari igihe umuntu agira umu-ex akumva atana abantu batamunamuvuga mu matwi sibyo cyangwa se ukumva indirimbo ze nka wa muntu ari umufana we ariko uyu munsi ukumva bya bikorwa ukumva nyine ntago ugishaka abantu babivugaho ariko ntahari umuzungu tumushyireho cyane mumbwire bahana amafoto n'amafoto meza Judi ndakwikunde atubuzungu cyane Judi hari navuga amagambo yagiye avugwa ko umuntu bita Safi mugira muri Amerika wamubereye mubi ukamuraza hanze donc ubuzima ukabugira bubi cyane bugasharira ibyo bintu nibyo ke kubabaye nyine kumva ubabaye sinzi shango ngiye ndakunda nkanarira yo nyine rimwe na rimwe umuntu ababajwe mu rukundo sha nyine birambabaza hari n'ibindi bavuga ngitama nitama yego hari n'ibindi hari nago mbizi nukuri kubarajya mva ngibuno nibuno nitama nitama we mutubwire ibindi bikurikira birahari koreka hanyuma Judi wagirze navuga n'umugisha ari kunigiramo nicyo kintu wigiye mu rugo wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni SWATAS ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali ku mbuga zacu @SWATAS no kuri 0787 SWATAS in your services. GASARO TV.
bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi mbasuhuza cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nkuko namwe munyereka urukundo. Turi kumwe na Judith ngeri ko mwita sinzi uko wo mwita urabona arasa neza cyane. Videographer kuri kamera nizere ko bimeze neza. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane agasaro. Meze gute? Meze neza ndashima Imana. Kubera iki wumva uri muri mudu nziza ushima Imana? Hari igihe umuntu abyuka kabisa akumva nta courage. Umva cyambere buri byutse bikebera uri muzima nta hantu babara naryo nishimwe rya mbere. Ariko hagati aho nyine uyu munsi kabisa abantu bansekeje inshuti zanjye abavandimwe emwe namwe mwese uyu munsi ni isabukuru yanjye y'amavuko so surprise. Oh thank you. Kandi n'abakunzi ba Judith muze kwimwifuriza muri comment uyu ni umunsi mama yamugejeje ku isi tariki ya 15. Yego ngo biri no mu byakuzanye hano mu Rwanda. Nabyo biri mu byanzanye ariko uratwika koko. Ewa nugafata indege ati ngiye muri birthday yanjye ko ubuzima ni igikuri. Yego urumva hariya mu mahanga nta wundi muntu ngirayo. Ni njye ngenyine. Yego ubwo rero urumva ku isabukuru yawe ukicara ukisanga uri wenyine ariko utabona n'uwo muvugana ururimi rumwe byibura ahantu mba nta munyarwanda uhari nta murundi uhari byibura babaye bahari wanababwira ati tujye muri dina bikaba byatuma ngumayo. Ubwo rero ku isabukuru yanjye nicare nigunge oya nta mpamvu n'imwe. Nta mpamvu rero cyatumye mfata icyemezo uretse ko ari ibintu nka bitatu byanzanye nabyo birimo nyine. Yego sha ubuzima buraryoshye. Ese ko mbara ifitishijwe amasoni ariko ngira isoni n'ubundi ariko mana agasa ariko ndamwita keza ni igosha nta kibazo fine agasaro keza igosha ariko shama ya gasino ndagakunda keza agasaro keza ngumva agasaro ari umuntu umeze gute mbere. Oh my god kubera ko tugiura for the first time nabonye ukuntu atungoye nyine wumvaga ari umuntu umeze gute muri mind yawe? Muri mind yanjye numvaga ari umuntu wakana ufite nk'imyaka nka 18. Duhuye rero ndatungurwa mbona ni inkumi nziza nyine umuntu yashingira. Yego ahubwo ndakurangira ndaguha pazi. Sure nuko sha ko nta musaza wanjye mfite ubundi oya uzanshakira harya muri muri diaspora muri diaspora koko neza cyane ubundi nturike nabyo nabikora. Yego ukazi ukaba umuturanyi sha. Yego rate hari ikintu wakomojeho ngo nta muntu ufite hariya nyamara hari ifoto twabonye uri kumwe n'umuntu sha Judith ugira urukundo mana yanjye utu caption twawe tuba dutwika. Ewan sha bamba bareba gufollowing wandika utugamba umuntu akadusoma niba atari mu rukundo akumva yifuza kujyamo. Oh my god uriya muntu avuze iki kuri wowe? N'umugisha ni umugisha kuri njye ndashima Imana niyo mbyutse ndashima Imana nkavuga ngo Mana waragoze gushyira uyu muntu ubuzima bwanjye aranezeza aranshimisha. Iryo jambo ko rikomeye. Ariko ushobora gukunda ibisore kabisa bifite ireme. Kiriya gisore kiruzuye ariko agasa ariko ni mwiza si mwiza ni full package. Cyaruzuye kabisa ewan umva ntago wigeze wisondeka. Ibintu byose wakwifuza ku muntu byose arabifite. Yego ni cyo kintu umukundira cy'umwihariko ikintu yihariye hatandukaniye n'abandi bantu. Ntabwo anywa inzoga. Yego ntabwo anywa inzoga ntabwo anywa itabi kandi sha biragoye kubona umusore utanywa inzoga ni gakeya. Nanjye nakawaye ni gake nasomagaho ubu narakaretse ubu ndi umurokore. Wahise ukizwa? Hahise nkizwa ndavuga niba uyu muntu adasomaho. Muri make segera muri ADPR. Njyewe your man hoya ntabwo asengera muri ADPR asengera mu Adventiste. Sha bose ni bamwe bakanyagwa. Ubu nawe neza uzahita uba umudivi. Hoya ntabwo ari uretse ko n'abadivi babatirijwemo.
mu mazi menshi nibo nabatirijwemo kuba nabajyamo ubwo urumva nabansubiye mu rugo n'ubundi shaka bisa ariko nyine niho yakuriye mu itorero ry'abadivantisite. Yego, ndashaka none utubwireho gatoya. Nagize mfite amatsiko menshi uranyihanganira. Mwamenyeye gute? Gasa ubwose wambabariye rwose cyangwa se mujya guhura bwa mbere? Tuzi ko navuga waruvuye mu bihe bitari byiza, ariko tuzi akenshi ko ibintu avuye muri navuga muri relationship hari abacika intege, sinzongera gukunda, nago nzabyongera. Abagabo bose ni bamwe, ugasanga mbese turitiranye ibintu, ariko hariho n'abagabo beza. Ni cyo kintu cyaguteye imbaraga cyo gituma wongera gusubira mu rukundo Judith? Okay, Gasa rero kubera ukuntu ngukunda ndabikubwira. Ngiye kunkuramo amabanga yose. Ikirumva kibanga shano kitubwire. Ntabwo ukoresha amakosa. Reka tubisimbuke umbaza ibindi bibazo kuko byose ni ibanga. Oya shaki icyo cyonyine cyo ndacyemera. Ndumva mfite amatsiko kubera ukuntu nabonye shaho nkunda umuntu ukundana sha nangira urukundo rwinshi. Uriya muntu rero mpamvuga ko nshimira Imana nyine kuko yamuzanye mu buzima bwanjye. Twahuye muri kondisiyo itari nziza. Cyambere duhura nari naguye navunitse. Hano dore hano urareba mwiviyego inkoreti ifoto wakumirwa ntabwo nabashaga kugenda. Yego, twawereye muri iyo kondisiyo arandwaza nyine tudakundana. No, yabanje kunsaba gukundana, ndamubwira nti rero wa mugabo nta rukundo mfite. Ni cyambere mu ex wanjye yambwiye ko nta mugabo nta muntu uzankunda nawe nzabona. Hari umuntu usubira umuntu umukunda Judith? Niko mu ex yambwiye ngo nta muntu uzagukunda. Kandi abantu mboneho no kubwira abantu, hari abantu bari muri iyo situation nk'umuntu akaza akaguca intege akakubwira ngo wowe ngo nta muntu wagukunda, ukumva ko kuko ari byo ukabyizera. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Yego, buri muntu afite umuntu, buri nkwetigiriyayo. Abantu bari muri situation bafite abantu babaca intege, hari abantu babisha Gasaro. Ndabizi sha. Nk'umuntu akaza akagutuka akakubwira ngo wese munabana wenda uri nk'umugabo n'umugore ngo wese ubwo umaze iki? Urumva iryo jambo akakubwira ngo ntacyo umaze. Birutwa nuko wakubita umuntu inkoni cyangwa inkuru. Akakubwira amagambo agukomeretsa. Ibyo bintu ni bibi. Nawe ukumva ko kuko ntacyo umaze kandi gihari. Ufite abantu benshi akamaro, ufite abaturanyi, umuryango, sosiyete tubamo, nta muntu utagira akamaro, ariko umuntu akumvisha ko nta kamaro ugira. Ni amagambo akomeretsa. So hanyuma aje kugwa mute rero? Nyine yarandwaje, ntabwo umuntu urwaje se inshuke ndaramuhakaniye ko nyine urukundo rugenda ruza pole pole. Genda ruza. Nuko byagenze ngayo nguko. Urafatishije. Ariko disugira urukundo. Ugira urukundo Judith. Navuga umuntu ngewe wenda simbizi, ariko umuntu navuga mwabana nyine yabagize umugisha, kuko wana uri mu bantu bakunda bakanabyerekana amarangamutima yabo. Umugisha se gusa yabatomboye nka roto rayizi. Ni nko gutombora roto. Yego, yabatomboye miliyoni. Urumva ahubwo birenze miliyoni. Ko ngewe ntago iyo nkunda umuntu mpse nkubwire ngo iki, ntago umuhisha. Nta kintu kinakimwe ngomba kumuhisha, ndamubwira ibintu byose byashaka akampisha, ariko ngiye side yanjye mba ndi open. Mgiye guhita nkomoreza kuri no comment. Umuntu yaranditse ati mu kiganiro wakoze ubushize ati genda uri umugome, narababaye cyane n'ukuntu wishe umwana wa Safi. muri comment nicyo kintu akivugaho iki? Nk'iyo umuntu azagahita kujajinga kandi ntago wabanye nawe, ntago azi situation icyo gihe wari urimo, we agahita aza kumva yuko wishe umuntu tu. Ego namubwira ngo ubuse namubwira ngo iki? Ngo nta kintu namubwira. Gusa uwo muntu uvuga gutyo navuga ngo uri umushinyaguzi. Ubuse ubu ku myaka yanjye ndi umuntu wo kwica umwana. Agase ubu ku myaka yanjye cyane ko Jesus umwana se nabamwica kuko nabuze icyo mugaburira cyangwa se nabuze mu ruhe rwego. Muri make we yabifataga nkaho kwa kundi ushobora gushwana n'umuntu ukabona ko future nayo ugasa n'uwihimura. Hoya rwose
Imana imubabarire. Abantu bajajinga Imana izajya ibababarira. None se ubu ngubu cyangwa nako nta muntu nireguraho. Yego. Njyewe ubundi umuntu nireguraho ni Imana. Yego. Imana niyo ibundi ibizi. Niyo mucamanza. Abantu bajye bareka guca imanza. Yego. Ako birakubabaje? Oya ukuntu yisuhinduka mu maso. Oya. Urababaye nyine ariko ntabwo mbabaye. Reka nkubwira gasa. Ntabwo mbabaye. Ibyo byambabaza ngo umuntu yaravuze ngo nishe umuntu. None se umuntu yishe umuntu ntafite amategeko amukurikirana. Yego. Cyangwa safi niba ataragiye ngo abari gutanga icyo kirego ubwo baravuga ngo urusha imbabazi nyina w'umwana abashaka kumurya. Sibyo bavuga? Yego, niko bavuga. None se ubwo uwo ni safi? Ntago ari we. None ngo nta gaciro afite. Judi, havuzwe byinshi, abanyamakuru bandika byinshi, bavuga byinshi, naho njye fo tuvuga byinshi, nge ndakeka nta kintu nakuvuze. Wowe ntabwo urimo. Yego, ni ikihe kintu kigize kukubabaza mu bintu byagiye bikuvugwaho, mu nkuru wagiye uvugwaho, aho wari uri no muri kondisiyo itari nziza kiriya gihe? Mu inkuru yambabaje ni inkuru banditse ivuga ngo hari umuzungu ngo nibye amafaranga. Ese kuko wamugana imise mbona ko kukubaza biriya bintu byabayeho? Reka naho sindiba n'igiceri. Byari amagambo ni nk'ayo magambo yose nyine adafite aho shingiye. Icyo kintu cyo cyambabaje. Uzi umuntu kukubeshyira ngo waribye, abajura aho bageze ntago bahazi. Yego. Iyo umuntu afite amakosa, baramukurikirana bakamuca ibihano. Yego. Icyo kintu nicyo cyambabaje. Bandika inkuru. Akantu ko kwiba ni kabi. Ni akantu kabi. Ariko abasitari mwaragoye kweri. Uwo muzungu bavuga ko mwakundanaga se, mbese amafaranga yibwe mu buhe buryo? Bavuze ko twakundanye kandi uwo muntu nawe urebye ntago ari umuntu twakundana. Icya mbere ari muri babandi bakundana bahuje ibitsina. Ntago nta magambo ukurikiranye. Ni long story ngiye kubivuga twarara hano. Yari amagambo kwari ugusebya. Yawe. Hanyuma we byibuze waramweretse ati dore inkuru yanyanditsweho agira icyo abikubwiraho. Cyangwa se yarabifitemo uruhare? Yarafite abantu bamubwiye yuko nibanyandikaho inkuru nibamuvugana nge nawe azamenyekana. Agira ibyago inkuru banditse bakandika umuzungu, nta nkuru bigeze bandika mu mazina ye. Ugiye kumusacinga kuri Google ntago wamubona kuko bandikaga umuzungu. Nuko abihomberamo. Hari igihe umuntu ikintu kimuvugwaho kikamugiraho na negative effect. Hari ingaruka byarakugizeho mbi? Ingaruka zo ntabwo zabura. Niba wenda umuntu avuze yakwanditseho inkuru akavuga ngo uyu muntu yagize gutya na gutya, abantu bagira amatsiko bakajya gusoma za nkuru kandi z'ibinyoma, ugasanga nyine barazizeye kandi atari zo. Ni ibintu byinshi bagenda bizera kandi bitari byo. Yego. Effect zo ntizabura kandi nyinshi. Hanyuma rero numvisha uvuga uti ngewe abantu bambwira ko ndi mubi, hari n'igihe kwiyakira byari byaranze. Judi, nk'umuntu araza akabwira undi ngo ni mubi agendeye kuki, nshobora kukureba nkabona yego nta kibazo, undi yakureba nawe akabona mbese nta muntu uba mwiza mu maso y'abantu bose. Umuntu ashingira ku cyo kwita mubi. Gaso hari ahantu mbeshyeye. Je ntago nigeze nanirwa kwiyakira kuko ndabizi ko ndi beautiful. Ibintu byose bikenewe ku mukobwa cyangwa ku mugore nzi ko mbyujuje. Yego. Ubwo rero ndizeye cyane. Ntago nigize ncika intege. Kereka wenda nka kera umuntu akiri umwana kwa kundi uba wiga nka primaire nta bwenge wari wamenya, nk'umuntu akagutuka nk'ikintu ntukiteho. Yego. Ariko aho nkuriye reka aho nkuriye nzi ubwenge, nzi ko ndi umuntu ufite akamaro, nzi ko ndi umuntu mbega ukaze ukomeye. Nawe urabizi ko uri mwiza ariko urabizi. Judith ndawikundiye ati ndabizi I'm beautiful. Ndabizi kandi ntago ari ukwihagararaho. Gusa sindi mwiza ke. Nukuri.
black is beautiful niba nkubwiye ndi inzobe thank you noneho ikindi ubundi umuntu aba mubi bitewe n'umurora yego nk'ubu ngubu umuntu ashobora kuza ntureba ko nyine wa mugani ufite inzobe yaka akadushyira hariya umuntu akaza akamitamo ugasigara yego cyangwa umuntu akaza akaguhitamo nyine ibintu byose navuga ngo Judith ari umuntu umukunda bitewe nuko ari black hari n'uwankunda nta muntu rero ubura abantu bamukunda kuko yawe nawe ushobora gukundana n'umuzungu kandi uri mwiza ufite umuzungu njye nta muzungu ngira nk'uko wenda ushobora gusaga GASARO wenda njye abazungu wenda tutakundana n'urugero kugira umuzungu byo nta birenze ahubwo wabirenze nta bakobwa angahe se baba bafite ko babifuza abazungu bakunda abakobwa ba black ndabeshya ntabyo nzi ariko ubwo nyine nabyizi kandi umufite nuko ari homba nuko ari homba wenda iyo mba mu banyarwanda wenda ari kubona umunyarwanda cyangwa umurundi hanyuma hari urukundo rwagiye ruvugwa hagati yawe na SAMUSURE ntabwo ndika kukikubaza benshi ati Judith ndakoresha amagambo akoreshwaga icyo gihe Judith na SAMUSURE bararyana ati rwose Judith ashora ndavugisha ukuri byose ndabishya hanze ashora muri filme ya SAMUSURE bagakorana atubundi akamushimiraho ibyo binabivugaho iki cyangwa se byari ibyo kiriya gihe biza kurangira mutandukanye ndakeka aterangiye mbere bikubajije abantu bose barabivuze ariko nyine icyo kibazo mwagakwiye kukisubiza kuko muzi ko mfite umuntu none se twarakundanye icyo gihe nta wari ufite icyo gihe nyine none se ubwo wari ukiva muri deception reka mvuge gutyo ugitandukana na ex wawe none se umuntu ari muri deception ajya muri relationship nyine ntago ushobora kuyijyamo kugira ngo wivure reka oya urabanza ukicara hari ukabanza ugatuza ukabanza ugashyira ubwenge ku gihe kuko ugiye muri relationship ntago waba uzi niba ko ukunda wa muntu waba ari ukumukoresha Imana yanaguha ukajya ku muntu uzi neza ko utamukunda atari urukundo ari kugira ngo umukoreshe nyine akumare stress n'igihe mbere wumvisha ko uvuga ko watekerezaga cyangwa abantu ko mwaryamanaga kuryamana ngo mwararyamanaga nyine mu kubera ko mwakundanaga oya kuryamana niwe wa mbere mbyumvise ayishura ahubwo bavuga ko ngo dushaka dukundana none abantu bakundana bose bararyamana nibabanza bakaganira nyine bakadetingana kuryana urabizi navuze akaro ko kuryana mbere bavuga ko muryana kuryamana ubwo numva ko ari ukuryamana sibyo zeke rero ariko nanjye ndi mu byavugwaga ntago ngiyewe nashinja runaka ko sinabafashe ngo bararyamana kandi ntarababonye ibyo ngibyo rero ni nk'ibyo twavuze nyine yego byo by'amagambo ni ugusebanya ntago dufatanyije business Makuta iriya filime turayifatanyije 50-50 yego ica kuri Makuta Films niyo business dufitanye ari umuntu mufitanye business murahura n'ubu se ntiduhura tukicara ahantu turi kuvugana business uko dukwiye gukorana bazavuga ati dore muri mu biki dufitanye business tugomba guhura isaha n'isaha baryari yaba nijoro yaba ku manywa tukaganira kuri business sibyo rata sibyo gasa ariko abantu barimagina kweri ariko mana yanjye ni ukuri ibintu byo kwimagina ku bantu koko twazabiretse ibi bintu byacu niko Judith hanyuma hari abantu batekereza ko mu byo numva nanone ati Judith uriya mukobwa cyangwa se umudamu afite amafaranga abantu batekereza ko ufite amafaranga menshi babikura hehe naba nkubeshye ngira ngo hari benshi bajya bikubwira cyangwa se benshi bakagusaba na support iri hejuru rimwe na rimwe ugasanga nyine hari n'ibikugoye ariko umuntu akumva ko kubera ariko ari Judith kabisa afite ubushobozi agomba kumfasha ntago nzi ahantu babikura kereka umuntu ahuye nawe akababaza icyo bashingiraho babivuga wabona bababona waka komeza wibita aba basore nta kibazo zara ngufashe twikira kwine
ntago nzi aho babikura pe kereka begereye abo bantu begereye ukaduhuza tugakora ikiganiro nyine nanjye bakambwira bakakubwira. yego hanyuma album yafata ku mavuta uyivugaho iki? Ubushize waramufashije utanga 1 million ndetse nyuma arakwandagaza, bamwe baramugaya ati Judith arababaye, Judith aramuhemukiye. Kira kintu cyo gifashe gute? Ibisanzwe nyine ibintu by'iki gihe ni sinakubwira ngo iki nakumiro nakumiro wa mugani wa gasa. none se sibyo ntago byakubabaje? Byarambabaje ariko nanone mu kanya gato biragenda. Yego nyuma yaho mwamwongera kuvugana? Oya ntago turongera kuvugana. Judith ko nzise kuri umuntu utagira uburakari kubera icyo utigize ufata umwanya ube wamwandikira umubwira ati se bite biri wabitewe n'ikino urugero waravuga ati ngende umusesenguzi ariko byibuze wumva impamvu. Oya ubwo bwari umusesenguzi ngomba kumureke kureka agasesengura nasesengure. Ugomba kumara uburenganzira bwe nikuvuze. Ni uburenganzira bwajya sesengura. Ntago byatumye ucika intege zo ko wafasha abantu ukavuga uti Gasaro ndamukunda nzamwifashiriza bikaba byanatuma nanjye miliyoni utayinyihera? Oya yakoze igikorwa ngomba kumusapotinga. Nugira igikorwa runaka kijyanye n'ibyo ukora why not nagusapotinga. Niba uri umukobwa witinyutse ningira anniversaries nabwo aho wagira none ubu ngubu sinayigize none ukaba wampaye n'ikiganiro ku munsi wa anniversary yanjye niyo ni support. Urumva so rero kuba noneho no kubona guhaye iki kiganiro ahubwo twakabaye twaragikoranye wenda nk'ikiganiro byanshimisha ikiganiro cyanjye bwa mbere naragikoranye nawe umudamu mugenzi wanjye. Urumva biba binshimishije. Ubwo rero ko waritinyutse ubundi aka kazi imbere n'abagabo bagakoraga ariko n'ubundi nibo benshi barimo. Nibo benshi barimo utinyuka ukajya ugendana n'abo bagabo ntago biba byoroshye. Iyi mihanda ukagera nawe imihanda yose. Nuhe muntu ukunda amasesenguzi? Mu masesenguzi ujye ubona ku ma platform agiye atandukanye. Nkunda umusesenguzi witwa Rwema. Ejo unumvishe hari umuntu muri kumumufana. Umva Rwema no umusesenguzi nkunda ko azi ubwenge. Azi ubwenge. Urabe ukurikiye iki kiganiro. Nukuri azi ubwenge kandi none hari akantu kanshimishije. Yego. Muri comment baramwihaye ngo uvuga nabi gusesereza abantu ngo ni mubi nako tukongereho nawe ajya nabivuga ajya bivuga. Umugabo uba mubi ni mubi guteze akose abantu babaye bati ngaho nyumvira umugabo uba mubi ninde? Umugabo ni yaba arwaye amavunja ni yaba atagira inkweto umugabo ni umugabo apfa kuba afite ikofi ni kuvuze. Niyo taba afite ikofi ni yaba uriya munyonzi ni yaba uriya mukarane wikorera imifuka ni yaba ari umuki ni umugabo. Nta mugabo utagaciro ntawe. I like it. Ako Judith ubwenge dushobora kubatuka tukigira gutya ariko ubu bizi ko ari umugabo ubu bivugira aho ngaho ariko muhuye uraceceka. Muhuye uraceceka uzarebe umunyura ukamureba ukavuga ataha akanitambukire. Ntago umugabo nta mugabo uba mubi. Ntago ari mubi. Hanyuma mu kanya navuga ngo sindi bivuga byinshi hari abantu watekereje cyangwa se igikorwa kiri buze kuza n'undi turaza kugicishaho kubera iki kiragikorwa gitekereje kuriya. Ntago nyivugaho byinshi cyangwa se mvuga icyo ari cyo ariko kubera iki donc uri umuntu ukunda gufasha uri umuntu ukunda kuba hafi y'abantu. Hari nabo njya mbona rimwe na rimwe ati Judith ni ugutwika nkuko wa mugani ushize yavuze yamani watwika uri guspending amafaranga yawe niko mbitekereza. Ugutwika nk'ubu ngubu wa mugani ari ugutwika nk'ubu nshobora kujya Marriott ahantu heza nkababwira mu ndekorere mu nkore decoration nziza ni birthday yanjye nkidagadura nkajya koga nkakora iki ariko ibyo n'ubundi nibyo yari plan yanjye before. Yego cyangwa nkatega indege nkajya Dubai. Sinari nanajyayo. Yego so ubundi navuga ko nateganyaga ibintu bibiri. Najya Dubai nzajya ahantu nzashaka ahantu heza muri Kigali ngende nicareyo bankorere massage nkore photoshoot ibintu nk'ibyo noneho ubundi nzakomeze kwiserebura na famille nyuma. So rero ndaza nzakwicara ndatekereza ndavuga ariko ubundi ubwo kujya muri hoteli kujya iyo nkatega indege kandi hari abana bari ku muhanda bashonje. Why
nta kwicara n'abana tukisangira tukaganira nkababaza like future yabo icyo bashaka kugeraho nkamenya ubuzima babayeho kuko nyine nabo ku muhanda ikintu bifuza niba hari udafite mituweli nkaba nayimutangira niba hari udafite ishuri nkaba namubaza impamvu atarijyamo ibintu nk'ibyo numva ari byo byaba bifite akamaro kuruta uko nagenda hariya nuko nahinduye plans zanjye. God bless you. Ni ibintu bikora abantu bake kuko muri ubu buzima umuntu wese aba yifitiye navuga stress ze ufite umuryango ufite abantu benshi bo kwita ariko ugatekereza kuri babana ku muhanda ni ikintu kiza navuga cyo kwishimira kandi abastari bakigiyeho nawe uri umwe mu byamamare sibyo se nibo bimbwiye none stari cyamamare subu nagwa hagiza kwicara hano sibyo impamvu natwe tugushaka ikiganiro no kubera ko uri umuntu uzwi sibyo se murakoze. Hanyuma ngiye kubaza iki kibazo uyu munsi bavuze umuntu bita Safi utekereza iki ku bijyanye n'iki? Donc hari igihe umuntu agira umex akumva atana abantu batamunamuvuga mu matwi ye sibyo cyangwa se ukumva indirimbo ze nka wa muntu ari umufana we ariko uyu munsi ukumva bya bikorwa ukumva nyine ntago ugishaka abantu babivugaho. Hoya abantu bagomba kuvuga ibikorwa bye yakoze cyangwa n'ibindi bintu nta kintu bintwaye bitwaye ikizi nta kintu bitwaye. Are you sure? Yeah. Nta kibazo rwose. Uyu munsi agarutse amubabarira ahubwo ikibazo wenda nabigiramo ni nkuko twakora ikiganiro nkuko nguku akazamo kandi atariwe That's good. Ni byiza nyine you are really open. Yes, kuko nawe aho ari yaje agasanga mwamukubiseho wenda nawe ashobora kubitekerezaho akibaza ko atarahari urumva wenda twari turi kumwe mu kiganiro gutya yicaye hano nanjye nicaye aha make sense ariko ntahari. Umuzungu tumushyireho cyane mubwire mbaha n'amafoto n'amafoto meza shashidi ndakwikunda ati umuzungu cyane. Hanyuma rimwe na rimwe hari ibintu wa mugani abanyamakuru tujya dukora ugasanga bishobora kuba byabangamira umubano wawe navuga na fiancé wawe. To be honest rimwe na rimwe bira bintu dukora tugafata ifoto zawe tukayishyiraho niya Safi ntago bijya biba byabasha kubangamira fiancé wawe? Bishobora kuba byamburira abagabo hari ukuntu bateye ashobora kugira ikibazo agaceceka ariko wowe ugomba kumenya ubwenge ntutume ntumuhe umwanya wo gutuma atekereza icyo kintu kandi nta kamaro gifite. Ngiye kukubaza ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere Judi hari navuga amagambo yagiye avugwa ko umuntu bita Safi mugira muri Amerika wamubereye mubi ukamuraza hanze donc ubuzima ukabugira bubi cyane bugasharira. Ibyo bintu nibyo ukuri kuri ibyo bintu ngewe ntago nkunda kumva amagambo nkunda kwibariza umuntu ku giti cye. Uyu munsi nicaranye na Judith ni amahirwe ngomba kwibariza Judith niba byavuzweho ko ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma. Hoya ni ibinyoma noneho n'ikimenyimenyi ikiganiro nakoze kwa Sabe nsobanura uko ibintu bimeze. Yego narakavuze ngo bajye abantu bagisangeho bacyumve nta kikiriho yaragisibishije. Yes kuko navuze ukuri ntago nirwa mvuga ibintu byinshi nabivuzeho ntago uyu munsi nifuza kongera kubisubiramo. Se wamubajije umunyamakuru kuki cyasibwe ise ni ukubera ihe mpamvu ntago ningize mbikurikirana kuko ikiganiro cyararebwe mu isaha imwe cyari kigize comment 100. Yego ni ukuvuga ngo n'ubundi cyasibwe nyuma y'igihe abakibona barakibonye. Ni ukuvuga ngo abantu bamwe bari barandakariye bavuga bati burya ni ukumeze. Bamwe nyine baranyandikiraga bakambwira ibindi bintu ariko ntangiye icyo kiganiro baza bansaba imbabazi umbwire nkwereke telefone yanjye iruzuye na message zananiye kuzisoma. Ubutumwa rero bwaratambutse kuba cyarasibwe rero niyo mpamvu ntakurikiranye ntigize nkurikirana ngo mbaze ngo byagenze gute ama details. It's okay. Icyo rero ni cyerekana ko nyine ibinyoma nyine je nafashe Bible yanjye ariko aranarenze urumva aranarenze indurenze gukoresha yindi kiganiro umuntu agahita gisibisha sha ariko nta kibazo ahubwo byanyeretse yuko nyine ukuri kuryana ibyo byaranshimishije ahubwo
none abantu rero nibakabirengeho bagakwiye kureba icyo kintu. cyangwa se Judi ntekereza ko nta muntu ujya wanga gusobanurira aho kugira ngo tujajinge Judith uri mubi wishe umwana wagize iki, twebwe umuntu nzi neza ko umuntu akwegereye akakwandikira inbox sibyo, hari umuntu akanga gusubiza rimwe na rimwe bitewe n'icyo akubaza kuvuga ati bivugwa n'ukuri, ndatekereza nta muntu ujya wimukuri namusubiza. Urumva nge rero mbere ntabwo nzi ko mfite abantu bankunda benshi, barabafite. najyaga noneho hari ukuntu banyereje message nkasanga noneho hari message zo muri 2010 kuva 2010 na kangahe, izo message zirahari. Harimo bambwira wikora ubukwe n'uyu muntu, Judith uyu muntu ntabwo umuzi, ibintu nk'ibyo ngibyo, izo message zose zirahari. Ntabwo urukundo waruhagarika. Noneho ibintu byose bigenda bigaruka, bambaza ibibazo ndi kubizibona rero ubu ngubu. Urumva ntabwo zose nigeze nzisoma, ibintu byinshi cyane. So rero nta muntu ngere njya nanga gusubiza. Iyo babikubwiraga wumvaga ariko akundi ari ishyari ry'abantu. Ke kubabaye nyine kumva ubabaye sinzi shango ngewe ndakunda nkanarira nyine rimwe na rimwe iyo umuntu ababajwe mu rukundo sha nyine birambabaza, bibaho. Ntabwo ari njye wa mbere, ariko Imana yaguye igisore cyiza kandi sha uyu munsi unishimye, urishimye kabisa. Hari n'abavuze ngo ibuno n'ibuno hari n'ikindi nawe muri commenting ibuno n'ibuno, nta kindi wibagiwe kiyo nuze bavuga, barakomeza bakavuga, hari n'ibindi bavuga ngo itama n'itama. Yego hari n'ibindi ntago mbizi, ni ukuri ko barajya mva ngo ibuno n'ibuno itama n'itama. Mutubwire ibindi bikurikira birahari. Hanyuma Judi wagize navuga n'umugisha ariko unigiramo ni cyo kintu wigiye mu rugo. Hari umuntu ushaka nyuma y'amezi 5 umwaka bikanga, ariko ugasanga abikuyemo isomo. Niriye somo wakuye mu rushako cyangwa se mu rugo? Kwihangana. Ahubwo ibintu bikakaye bikaba bitandiza. Ibintu biri simple nibyo bindiza. Ariko kuvuga ngo ndi mu kigeragezo ngo ndicaye, ngiye ikigeragezo mbonye cyangwa se nta mwanya, amarira ntayo mba mfite. Ikintu nkora ndicaye nkabwira Imana, mbega tuba tumeze nk'abantu babiri bari kuvugana. Nkayibwira Imana ibi nibi nanjye ndashaka ko nkorera ibi ngibi, nakoze ibi nkabirondora, kandi koko ibyo bintu birakunda nyuma yabyo. Dore ni ukuri Yesu nagushumbushe goza amarira. Nkunda kubikubwira si bukari mu kiganiro gusa. Imana yo kabyara yigusha siyegojeje amarira. Nta nubwo nkibyibuka ibyabaye. Hari igihe cyageze abantu babona Judi utazongera gukunda umubabaro, ariko uyu munsi urabona ko urasmilinga, uraseka, ubuzima buraryoshye. Life is good kabisa. Warabyibushye meze neza, ako uziko wanabyibushye nawe urabizi. Urumva nshaka kubyibuha ahubwo naho ndetse nari narabyibushye mfata akaregime. Hoye regime se burani regime ra ubundi ntago naryaga nuze zose repa zose, nagiraga breakfast yari coffee, just coffee. Ubundi nkarya nuze lunch cyangwa no sinirya lunch, dinner nyine, ubundi nkarya dinner. Ariko ubu ngubu byose uburirira kabisa. Yawe numva ntabyuha. Mana niyo nkuru ni nziza cyane rwose. Nabaga mfite time, mbere nabaga nta mwanya mfite time, nta time mfite, mva mu kazi njya muri aka, mva hanjya mu kazi. Ariko ubu ngubu ndikorera, nta muntu nta pressure ndiho, mfite time yo gukora ibintu gahunda zanjye. Usubije neza cyane. Hari comment nabonye atari ko Judi kahora mu Rwanda agira akazi, ngira ngo arayibonye. Abantu iwanjye baramusubiza ati ariko se ni gute ko umuntu ushaka kuvuga ngo nakaza agira arakora, maybe kari umuntu mubana sinzi uba muri cya gihugu. Nabonye avuga ati arakora cyane rwose, kubera icyo abantu batekereza ko umuntu akunda kuza mu Rwanda ariko nakaza bagira, kandi urumva no munsi urikorera. Ndikorera anytime. Boss lady anytime nshobora kuza mu Rwanda. Nshatse naza mu Rwanda buri cyumweru.
so ndikorera rero mfite akazi ababizi barabizi ifaranga ni ifaranga oya ntago ari ibyo umuntu azaba ari cyumweru jide sha none se reka nkubwire kandi none ikigaragaza bya bintu bajya bavuga reka mbikubwire njye mvugisha ukuri jide uri mu ba diaspora bazi igihe kinini mu Rwanda mu mwaka uzamo 2 niba atari 3 hari umuntu ugenda agashaka kupasinga y'imyaka 10 ataragera mu Rwanda ahubwo nyeka abo bizo comment nabananiwe no kuza nibo bavuga ibyo nibo bavuga ibyo ngibyo wenda simbizi ngeze kubona simbizi ngiye kuza rwose ubuzima ni igikuri ubu namenye kwikunda ubundi wenda mbere ntago wikundaga before ntago nikundaga kubera nahoraga ntekereza abandi bantu ugasanga njyewe ujye kuri IG yanjye yego udufoto cyangwa umbwire nze kutukwereka urebe itandukanye urebe n'ubungubu none se urabona ntarize kwikunda nyine shaka bese usigaho ni makiya ugasa neza ni makiya samutime boss lady izina rya boss lady rero ni umuntu wari impaye yego ntago ari ryo waryihaye ni yitwa James yego James niyo nafunguje n'iriya Instagram uvuze James shajidi uri guhituma ibibazo James numvaga ko mbere yarindaga safi nyuma ahita kurinda ubu muba nk'umuryango kubera iki wahise umubohoza oya ntago iyo nta bibazo ugirana n'abantu yego niyo nta bibazo ugirana n'abantu abantu nyine ni rwa rukundo nyine abantu banyikundira ahubwo abantu bakihaye igisubizo ndi umuntu mubi bavuga ko ndi umuntu mubi nahemutse ntago nyine umuntu wahoze ari inshuti iye yakanjeho bose bakanshyize hariya abazi ubwiza bwanjye barabuzi abavuga ibibi nuko batanze nyine hanyuma hari abavuze ati kuba yarafashe uriya musore ni uwashakaga kwihimura kuri safi hoya njye ntago nihimura urazi ati cyerekana ejo ndi nawe comment ati cyerekana ko ni naho nabimenyeye njye ntago nenzi ko yarindaga safi before ndi umuturage ati cyerekana ko Judith ari na boss lady ati nuko yese yihimura kuri safi wamubabaje arangije ahita afata na bounce awe njye nibyo narinze abwo narinzi ko ari kwa kundi umuntu yandika comment anase ubundi umuntu arinda nta murinzi umuntu arindwa n'Imana do niyo wagira bandese hajya babandi babita ngo iki niyo wagira abandi barwanira mu kirere n'abarwanira mu mazi n'abarwanira he ntago bakubuza icyo waba kuba rero no kuvuga ngo umuntu arindwa n'Imana abo bavuga ngo aba yakurinze ntacyo akurinda ariko ari bounce wawe shama uranamukunda mu bantu nzi ukunda bounce uramukunda ahubwo nawe ajya ariko naragukunda uzi impamvu se no muri famille mama ni mbega ni nka mama we ni mama wanjye nta mama agira ni nka mama mbega ni nka numuvandimwe ntago navuga ngo ni umubounce ni nka brother n'ikimenyimenyi akoze n'ubukwe mama niwe wamubera mama nitwe twamushyingiye yabaye byarenze kuba akazi bihita bijya muri famille hahandi mama asenga n'amasengesho nawe akamushyiramo ngo Imana buri yuko umureba nta muryango afite namwe ahubwo mujye mumva hafi ni umwana mwiza disi sha rero ni ukuvuga ngo abavuga ibyo ngibyo ntago baba babizi ni ukuvuga ni uko nyine ari umugabo akihangana ariko nta masenge nta mushiki we ubwo ninjye mushiki we mbega ni musaza wanjye yego rero murumva ko abantu bavugaga ko Judith ari ukwihimura ararengana yamufashe n'ubundi wa mugani kandi nta mpamvu yamunyangire njye nawe dushobora kuba inshuti bikarangira n'uri ari inshuti yacu ariko ubushuti njye nawe bidakomeje ntibivuze ko rero njyewe Judith nahita mwanga njye nta munyangire ngira ejo bundi wararize cyane ku kibuga warijijwe n'iki ni ikibazo bari bambwiye cy'abantu bari bamaze iminsi bitabye Imana kirambabaza nyoberwa ahantu nyine emotions ziturutse rero ndababara hanyuma dusarabagana ku musozo wumva iriya nkuru yuko Buravan yanga navuga mama wa Meddy n'abantu
mbese bazwi ndetse hari benshi babitabye Imana tunavuga ngo Imana ibahiruko ridashira n'abadukurikiye harimo umuntu agize ibyago mbese wiyakiriye gute cyangwa se wabyumvishe gute? Umva ni ibintu byatubabaje ntabwo nzi ukuntu nabigusobanurira. Mwe n'akazi karahagarara, akazi karahagarara, ibintu byose birahagarara, turababara, tubura uko twifata. Cyane mfite noneho brother wanjye wari close na Bravani barabashuti cyane, yamaze iminsi arwaye kubera icyo kibazo agira n'impanuka. Oh my God. Ni ukuvuga ngo ni ibintu rero. Hari n'undi mushuti wanjye wa Ottawa nawe yarampamagaraga akarira ati dore mu bukwe bwanjye yari ahari ni n'umufamiliye wabo somehow nuko bidutesha umutwe bongera kubimbaza none nakwibuka ko nanjye n'umuvandimwe wawe nyine yabihungabaniyemo. Ibyo byose n'ukuntu yari mutoya urumva reba imyaka ye nibaza noneho reba yanga noneho nibuka ukuntu twayaga tujya kureba agafilime ke tukinjira nta mafaranga dufite bakadukubita. Yo nawe wagiyeyo? Se yanga twajya tujya kureba agasobanuye nyine tukinjira nta mafaranga. Ibaze Jiti warebye agasobanuye kayanga cyane uzi ko weze sha unose sisa we nta kazi uriya mutoya yagire kukumva ariko agasobanuye kukajyamo wabaye indara nawe kera ku rugo neza noneho basobanuriraga ku rugo hejuru urupangu rwacu rwari gutya hejuru y'urugo rwacu hari sare isobanura. Ubwo rero ugasimbuka ugahita usimbukira ugataha bakagukubita koko have. Hanyuma ikibazo cya nyuma uyu munsi Safa agarutse akagusaba imbabazi akakubwira uti biriya byarabaye ariko nabaye undi muntu narahindutse ndifuza ko twakubaka, wamubabarira? Oya byararangiye. Ese umugore utagira umutima w'imbabazi nawe ntabwo ari umugore nawe mwiza. Oya kumubabarira uvuga se ni kugira gute kuba mwakongera kubana yarahindutse akubwira ati narahindutse? Yewe ntabwo byakunda. Nta muntu ujya uhinduka. Reka byararangiye yakomeje ubuzima bwe nanjye nkomeza ubwe ndi kumwe n'umuntu nawe ari kumwe n'umuntu urumva twaba ari ukugira gutera twaba ari ukugondoza Imana. N'amakuru urayamenya atari kumwe n'umuntu ndayumva wenda ntawe afite ariko ndayumva niba ntawe afite Imana imumuhe. Niba ntawe Imana nimumuhe nk'uko yamumpaye Imana nimumuhe kandi noneho bakwiranye bakundane bicemo neza nk'uko nanjye yamumpaye nawe imumuhe. Hanyuma tubwira uko winjiye muri filime rero ndetse uno munsi navuga baraza kubona linki ugifungura komenti piningi yayo ya mbere uyikandeho ushyigikire Judith nawe atera imbere sibyo se. Ubundi ujya kwinjira bwa mbere muri sinema winjiyemo gute? Unatubwira uyu munsi projet ufite n'impamvu wayise ririya zina bayita filime ngiye gusohora yitwa Gift of Kindness. Muri iyo filime harimo ukuntu impano yo no kwihangana kindness kuba kind kuba umuntu kugira ingeso nziza. Kuba kind ndumva ari kugira ingeso nziza kugira neza ukagirira neza umuntu kandi ukagira neza umuntu ntabwo ubuze igihe ineza izakugarukira. Nko muri ya filime rero muzabibonamo ukuntu umuntu witwa ubuse ndabanyivuze urabiyivuze reka tubatera amatsiko baraza kubona link yayo ugifunguriza komenti kandi ho bagushyigikira waba uyirangije mu kanya turahita twaporodinga coming soon. Abantu bahita bayijyaho ndaguha link ngo nyine barayijyaho nyine niho barayisanga kuri TV yawe niho bagiye kwisanga bwa mbere. Ahandi hantu iri bayisanga ni ku cyerekezo TV show. Hari umuntu kamumentioning Sibomana Sibomana yatangiye channel ye numvishe nakwifuza kumusapotinga nanjye
kugira ngo channel yonyine izamuke. Nanjye mfite channel, mfite Judy online TV. Nakayishyizeho ariko nacuzinze kwiha Sibomana nawe ngo ashyire kuri channel ye. Hanyuma abantu navuga ngo nawe bamukurikirane. Icyerekezo urumva ariko niryo zine icyerekezo TV show. Yego icyerekezo ukunda gusapotinga na like it. Ngira ngo hari icyo gituma nanjye ibyiza bimbaho. Nukuri ibyiza biraza bikaza nibi bikaza ariko ibyiza bikaba byinshi. Nukuri winjiye ute bwa mbere muri sinema ntago wakinsubije. Muri sinema rero cyangwa se igitekerezo uko cyaje. Igitekerezo nagize kera cyane nkiga primaire secondaire ninjye wabaga ndi mu ma groupe y'amakinamico. Hari niyo twakinnye niga secondaire nyina ndi mu masere nyikina neza banyita masere ubwo abo twiganye barabizi barashere ba Juliana mutange comment muri iki kiganiro mubivuge. Ubwo rero nyine izina riramfata urumva ko nakundaga nyine ibintu byo gukina film. Nkura mvuga ngo nzayijyamo ariko aho umenye y'ubwenge nyine nsanga kuyijyamo ni ibintu bikomeye. Tanga ubushobozi tanga nkumva mbega ndavuga reka mbanze nkora ibindi bintu hanyuma nzayigemo mvuga ngo nshobora gukora filime yanjye. Ejo bundi rero muri 2021 no muri 2018 nanditse film nyiganizaho abantu tukomeza kutubiganira bambwira ati iyi filime uyikoze gutya barankosora mbagezeho igitekerezo. Hari niyo wakoze umwaka ushize yitwa Zanduru yanakunzwe. Yego hanyuma nyishakira umwanditsi arayandika y'ama episode. Wow. Yitwa Zanduru. Best actress. Hariya kabisa. Mwarayikunze. Cyane ukuri yaranakunzwe ni nziza iteguye neza yanditse neza kabisa. Ubwo abashaka kuyibona batari bayizi wenda bayumvishe mu kiganiro cya bwa mbere bayisanga kuri Judy TV online. Niho yaprodinze ubundi nkanababwira ko nabaye nyihagaritse mu rwego rwo kuyishakira isoko. Hari abantu nareretse bo muri Canada. Bambwira yuko tugomba kwikorera dubbing yo mu Gifaransa no mu Cyongereza. Tuba tugiye kuzana kubera ikibazo cya ibintu ni byiza rwose ibyiza byose biri gukomeza biza. Twa tugiye kuzana mu Rwanda ngo bamfashe gukora dubbing. Nigize no gukora itangazo ry'abantu bakora dubbing. Hazamo akabazo rero ka corona barabihagarika. Urumva abantu bahari nabo bafite amakonje batari mu makonje ntabwo ushobora gutraveringa umudacyategereje kugira ngo noneho tuyikomezanye. Iracyahari nzayikomeza. So nyihanganira ndwaye amaso ikibazo cy'amaso. So rero reka tuvuge rero kuri Gift of Kindness. Ni filime nakoreye muri Canada. Ego umwaka ushize nayikoze umwaka ushize nayitangiye mu kwa 6 nirangiza mu kwa 9. Ni filime irangira irarangira ntago ari episode. Ikaba irimo njyewe nkaba nyikinamo ndi nyiri company ya ikora nyine umuziki filime. Hanyuma hagakinamo umugabo muri Nigeria utuwakina amafilime. Hagakinamo undi muntu wo muri Guinea w'umuririmbyi ukora indirimbo ze ziri kuri YouTube unaririmba unarapa nawe. Irimo abantu bakomeye kabisa. Kabamo abandi bazungu bo muri Canada na coming soon twakoze ntabwo irimo ibintu byose nyine twabateye amatsiko. Ubwo rero tuyishyira hanze ni filime nziza. None ubwo ntabwo izaca kuri channel yawe ni kwa Sibomana cyangwa se izahaca nawe hari igihe kizagira ikazagiye haca.
nayicisha kuri TV icyerekezo TV show no kuyangise ntago byaba byemeye kwishyiraho naho nayishyiraho naho nzayishyiraho ariko nyuma yego yarazamutse yego cyane ko bitese nuko nuriya muntu ahita yirebesha bikansetsa uramukunda ariko uyu muntu ngosha thank you ako abantu bankunda nzabitura ikiwe ejo bamuhaye nka ke yego ninde wakwaye inkamwa mudamu nshuti yanjye nanamushimire ejo yaraje n'umugabo we barambwira bati ngwino tujyane kuri Muhazi waba ndi bamwajyanye ejo buriya rero twarajyanye nzi ko ngo bagiye kunyereka ikibanza turagenda bahita baguhinga barayigenda baranyereka ati ubwatsi ni ukuri uza abantu bankunda noneho uwo mudamu yarambwiye ati ikintu ngere nguhereye inka nabitekereje kera ati ngenda gukunda uburyo ubana n'abantu bose amahoro umuntu rero akitora akaza hariya ngo ayivi na ivi ngo mpyo reka dusoza ko nukuri ugira navuga umutima mwiza Judi ugira umutima mwiza umutima wo gufasha tujye tubwira ibyiza by'abantu bakiriho sibyo ejo umuntu ashaka gupfa cyangwa nk'ubu warambwiye uti gasa ndagukunda cyangwa sinagukundaga sibyo ariko ejo umuntu ashaka gupfa ugasanga ujyanye icyo kintu kandi waroraga wifuza kukimubwira mwarahuye ugasanga nyine ufite igikomere sibyo rata kandi ndishimye nzi neza ko nakunda Judith bishimye baranezerewe uyu munsi yongeye guseka afite umunezero mu mutima mbese Imana ikomeze iguhe umugisha kandi bizagende neza murakoze cyane Imana iguhe umugisha kandi ikomeze iguhe andi maboko n'abantu bakuba hafi abantu bagukunda urukundo rube rwinshi sibyo murakoze sabukuru nziza thank you wari wabona kampani ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni SWATAS ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali ku mbuga zacu @SWATAS no kuri 0787 SWATAS in your services. GASARO TV.